ku bwa kavukire ye yari umukarudaya w'Ibukarudaya mu gihugu cya Uri, akaba umuheburayo wo mu rubyaro rwa Eberi se w'abaheburayo bose. Ni nawe sekuruza w'imiryango yose yakomotse ku bahungu be uko ari 8: Ishimayeli mwene Hagari, Isaka mwene Sara, ndetse na Zimurani, Yokishani, Medani, Midiyani, Yishibaki na Shuwa bene Ketura umugore wa Aburahamu. Izo zose ni imbyaro n'imiryango yakomotse kuri Aburahamu mu buryo bw'umubiri, ariko kandi kubwo gutoranywa ni sekuruza w'amahanga menshi. Ishyanga rikomoka kuri Isaka umuhungu w'umugeni, ndetse n'ishyanga ryera rifite kwizera nk'ukwe. Aburahamu mwene Tera, kuva i Harani kugera i Kanani, isezerano ry'igihugu kizahindurwa n'ubuvivi bw'urubyaro rwa Yakobo umwuzukuru we igihe igicumuro cy'Abamori kizaba cyuzuye. Mbese isezerano ry'Imana rihinduka riti isoko yo kumarana? Kuki Imana ishaka kwirukana abanyakanani bene igihugu? Mbese noneho Imana irobanura ku butoni? Ipfuye iki n'abanyakanani kandi ipfana iki n'Abisiraheli? Kera nkiri muto nahoranaga ikibazo ku ikarita iri muri Bibiliya y'igihugu cyitwa Palestine. Uko nabazaga bakuru impamvu hatariho ikarita ya Isiraheli mu mwanya w'iya Palestine kuko ariyo tubona mu byanditswe, iteka bansubizaga ko Isiraheli ariyo yahinduriwe izina ikitwa Palestine. Ubwo nari ntangiye gukura nk'umwana w'umunyamatsiko cyane, ngakunda amakuru no gusobanukirwa iby'uyu mubumbe dutuye, nimwibaza uburyo naguye mu gatangaro ubwo numvaga inkuru z'imirwano, imidugaro n'intambara hagati ya Isiraheli na Palestine, kandi nari narabwiwe ko ari igihugu kimwe cyahinduriwe izina. Kuri jye byasaga nuko navukiye mu gihugu gituranye n'icyitwa Zaire, nyuma y'igihe nkumva amakuru ko kitakitwa Zaire ahubwo cyahinduriwe izina kikitwa Kongo. Bityo abaturage baracyari babandi, uretse ko batakitwa Abazayirwa ahubwo bitwa Abanyekongo. Nkuko ntiyumvishaga uko Abakongore barwana n'Abazayirwa kandi ari impinduka z'izina ry'igihugu gusa, niko niyumvishaga uburyo Abayisiraheli n'Abapalestiniye barwana. Ariko koko nkiri umwana muto nibwiraga nk'umwana muto, maze gukura nsanga ibintu nibiba byoroshye mu ngiro nk'uko biri mu mvugo. Palestine iri ni ijambo risobanuye byinshi kuri benshi. Kuri bamwe ni ubutaka bwa Kanani bw'Imana yasezeranije bene Yakobo. Kubw'ibyo urubyaro rwa Yakobo rwemerewe gukora ibishoboka byose rukisubiza gakondo yabwo. Ku bandi ni ubutaka bw'Abarabu ubwo bavukiyeho batabihisemo, nk'uko ntawe uhitamo ahavukira. Kubw'ibyo bafite uburenganzira bwo gutura muri kavukire yabo. Ku bandi ni ubutaka bw'amateka y'imyizerere ikomoka kuri Aburahamu. Ku bandi ni igihugu cyashinzwemo ikindi, hatangira inkundura yo kwirukana bari bagisanzwemo ngo gituzwemo Abayahudi bavuga ko ari icya basekuruza, ndetse n'ibindi byinshi ku bandi benshi bitewe n'imyumvire ya buri wese. Ariko se ku Mana Isiraheli ni iki? Ni ayahe mateka ari inyuma y'iyo myumvire yose? Mbese mwishyamirana ry'ayo mahanga yombi uwizera yahagarara he? Ikaze mu ruhererekane rw'ibiganiro Isiraheli 5, aho tugiye kurebera hamwe ibintu 5 bitandukanye byose byiyitirira Isiraheli y'Imana. Ndetse iyo uhamagaye Isiraheli, buri cyose muri ibyo 5 kirakwitaba. Mbese uzi kubivangura? Iyo usengera Isiraheli ubusengera iki muri ibyo 5? Mbese ubusengera Isiraheli nk'imiryango 12 ya Isiraheli? Nk'ubutaka bwa Kanani se, mbese ubusengera Isiraheli nk'idini ya Kiyahudi? Ubusengera Isiraheli se nk'ingengabitekerezo cyangwa ideology ya Sionisme? Mbese ubusengera Isiraheli nk'igihugu mu buryo bwa politiki aribwo butaka bwa Palestine? Mbese n'Imana ibyita Isiraheli byose? Uko imyaka yagiye ihita indi gataha, igisobanuro nyakuri cy'iryo zina rya Isiraheli cyagiye gihinduka. Muri iki gice cya mbere turarebera hamwe Isiraheli ya mbere muri izi 5, Isiraheli nk'imiryango 12 ikomoka kuri Yakobo umwuzukuru wa Aburahamu, amateka yayo n'amaherezo yayo. Mu bice bizakurikiraho tuzarebera hamwe ibindi 4 bitari iyo miryango byita Isiraheli. Iri ni izina tubona bwa mbere mu byanditswe mu Itangiriro 32 ubwo Yakobo yavaga kwa sebukwe Labani yerekeza mu gihugu cya gakondo ya basekuruza, amaze kwambutsa abantu be n'ibye byose umugezi, asigara muri Penuweli. Uhereye ku murongo wa 25 Bibiliya igira iti:
Yakobo asigarayo wenyine. Haza umugabo aramukiranya, bageza mu museke. Abonye yuko atamutsinze, akora ku mutsi wo kunyonga y'itako rye. Umutsi wo kunyonga y'itako rya Yakobo urareguka bagikirana. Uwo mugabo aramubwira ati, ndekura kuko umuseke utambitse. Aramusubiza ati, sinkure kurutamaye umugisha. Aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, ndi Yakobo. Aramubwira ati, ntukitwa Yakobo ukundi, ahubwo uzitwa Isiraheli, kuko wakiranije Imana n'abantu kanesha. Yakobo aramubwira ati, ndakwinginze mbwira izina ryawe. Aramubaza ati, ni iki gitumye umbaza izina ryanjye? Amuhera y'umugisha. Yakobo yitaho hantu Penuweli ati, ndebesheje Imana amaso sinapfa. Ageze i Beteli, Imana yongera kumusubiriramo iryo zina. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padanaramu, imuha umugisha. Imana iramubwira iti, witwa Yakobo, ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isiraheli niryo rizaba izina ryawe, nuko imwita Isiraheli. Imana iramubwira iti, ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukigi rwawe, kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakigwa nawe, n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzarugiha. Iryo ryari rigiye kuba izina ry'ishyanga ryose rizakomoka kuri uyu mugabo umwe, binyuze mu miryango 12 yakomotse ku bahungu be 12. Impamvu nyamukuru navuga mbona bigorana cyane gusobanura situation muri kariya karere nuko uko ibihe byagiye bitambuka hari imvugo zagiye zitakaza igisobanuro cyazo nyirizina. Urugero ni nk'ijambo umuyahudi. Iyo uvuze umuyahudi cyangwa umuyuda, abantu bumva ibintu bitandukanye. Hari uwumva umuyuda nk'urubyaro rwa Yakobo gusa, umuhungu wa Yakobo witwa Yuda n'abamukomotseho. Hari uwundi wumva abayuda nk'abaturage basigaye muri kariya gace k'amajyepfo igihe ubwami bwari bumaze gucikamo kabiri. Rehobowamu mwene Salomo agasigarana igice cy'ubuyuda, naho Yerobowamu umugaragu wa Salomo we agatwara igice cyose cy'amajyaruguru n'imiryango 10 y'Abisiraheli. Ariko iyo ufashe umuyuda nk'umuturage wabaga muri kariya karere gusa, uyibagiza yuko basigayaranye na bene wabo baba Benjamin ndetse n'abarewi babaga hagati muri bo ku misozi yabo. Hari undi rero ufata umuyuda nk'umuntu wese upratika idini ya Kiyahudi, ariko uwo nawe akaba yirengagiza yuko ushobora kuba umunyedini w'umuyahudi ariko nta kintu na kimwe upfana na Yakobo. Ni nabyo Bibiliya tubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 ku munsi wa Pentekote. Ku munsi wa Pentekote Bibiliya iratubwira ngo i Yerusalemu habaga abayuda benshi b'abanyedini, ngo baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Niyo mpamvu kuri Pentekote indimi zivuzwe, abo banyedini buri wese yumvaga ururimi rw'igihugu yakomotsemo. Uwaturutse mu Rwanda yumvaga Ikinyarwanda, uwaturutse muri Ethiopia kumva ikirimi cyaho, umufaransa kumva Igifaransa yenda, mbese buri muntu wese yumvise ururimi rw'iwabo. Ariko abo bantu bari bafite inkomoko. Abo bantu ngo bakomokaga mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ariko hari umuntu wari gusanga bateranye n'abandi bayuda akavuga ati burya abayuda ni benshi. Ariko Bibiliya irapresiza ngo n'abayuda b'abanyedini bakomotse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Ni nkuko uyu munsi abagatolika bafite icyicaro gikuru i Vatikani bafata icyemezo bati twese twigire kuba ku cyicaro gikuru, tujyaho amateka yacu akomoka, bakajya bose kwibera i Vatikani. Abo bantu baba Abanyarwanda, baba Barundi, baba Batanzania, baba Bafaransa, baba Birigi, bose baragenda ikintu kibahuje n'idini. Ariko ku bya kavukire yabo buri wese afite ishyanga yakomotsemo, undi afite ishyanga yakomotsemo. Nuko nabo bayuda b'abanyedini bari bameze, bari abanyamahanga ku bwa kavukire yabo ariko bahujwe n'idini. Nuko bari baraturutse mu mahanga atandukanye baje kuba ku isoko y'amateka y'idini ryabo. Noneho irindi jambo njya mbona naryo ryatakaje igisobanuro ni ijambo umuheburayo. Iyo uvuze umuheburayo
abantu bose, abantu benshi bumva umwisirayeli, ariko umuheburayo ntago ari umwisirayeli gusa. Umuheburayo ni umuntu wese ukomoka ku muntu witwa Eberi nawe wakomokaga kuri Shemu. Buriya twese uko tungana dukomoka kuri bariya abahungu batatu ba Nowa. Abaheburayo rero ni abana bo mu rubyaro rwa Shemu bakomotse ku muhungu witwa Eberi, ariko Shemu ntabwo akomokwaho n'uwo Eberi gusa, kubera ko mbere ya Eberi Shemu yarabanje arabyara. Shemu ni sekuru wa Eberi ngira ngo, ariko Shemu ubwe yabyaye abahungu bagera muri 5. Yabyaye Aramu, yabyaye Ashuri, Arupakisadi, Eramu na Rudi. Abo bantu bose uko ari 5 ni abasemite. Abarudi ni abasemite, Ashuri yayindi muzi yaje kudeporta Abisirayeli ikabatwara tukababurana magingo aya. Abashuri ni abasemite, Abarupakisadi ni abasemite, Abarudi ni abasemite, Aberamu ni abasemite. Ariko kuri Arupakisadi niho haje gukomoka umwana witwa Eberi. Eberi uwo nguwo ngo niwe sekuruza w'abaheburayo bose, ndetse na Bibiliya itubwira ko na Shemu ari we sekuruza w'imiryango yose y'abaheburayo. Ariko imiryango y'abaheburayo igakomoka kuri Arupakisadi, umwe mu bahungu ba Shemu, nubwo abandi bavandimwe be batagiye kubyara abaheburayo, ariko abana bazabyara nabo bose uko bangana ni abasemite. Rero iyo tuvuze wumvise nk'ijambo ngo antisemitisme, abantu benshi bahita bumva nk'urwango rwangwa Abayahudi, ariko Abayahudi sibo basemite bonyine. Oya, Abayahudi sibo basemite bonyine. Abasemite ni abantu baturuka ku bahungu 5 bakomotse kuri Semu. Abisirayeli cyangwa Abayahudi ntago ari bo baheburayo gusa. Oya, kubera ko Eberi nawe yabyaye abahungu 2. Eberi yabyaye Peregi na Yokitani. Urubyaro rwose rwakomotse kuri Yokitani urusanga mu gitabo cy'itangiriro igice cya 10. Urwo rubyaro rwose uko rungana n'abaheburayo. Noneho mu gitabo cy'itangiriro 11 ukasanga urubyaro rwose rwakomotse kuri Peregi, ari naho haza guturuka sogokuruza Aburahamu. Rero Abayuda bose ni abaheburayo, ni Abisirayeli, ni abasemite, ariko sibo basemite gusa, sibo baheburayo gusa, sinabo Bisirayeli gusa. Ntekereza ko iki kintu nigisobanuka hazavaho amarigame nyinshi cyane, kandi Bibiliya yagiye igerageza kubyerekana kenshi. Reba urugero nk'igihe Aburahamu yatumaga umugaragu we gusabira umugeni Isaka, yaramwihanangirije aramubwira ati ndakurahiza yuko utajya muri aba banyakanani dutuyemo, ahubwo usubire muri bene wacu unsabire y'umugeni w'umwana. Ariko uyu mugaragu agiye nta nubwo yagiye mu baheburayo, ahubwo yagiye mu Baramu, kubera ko yagiye ku mugabo witwa Betuweli, ndumva ari se wa Rebeka. Ariko Betuweli we yari umwaramu. Aramu se ninde? Aramu numwe mu bahungu ba Shemu. Mu gihe cya Aburahamu kuba umusemite byasobanuraga kuba mwene wabo. Kuba Abaramu niyo ajya kumuzanira umurudi yewe yari kumwemera kuko icyo apfana na Aramu n'icyo apfana na Rudi. Iyo ajya kumuzanira umwashuri yari kumwemera kuko icyo apfana na Ashuri n'icyo apfana na Aramu n'icyo apfana na Rudi na Rupakisadi. Rero iyo tubona ibintu bimeze gutya tukumva ijambo antisemitisme rikoreshwa cyane, tujye twibuka abasemite ni bande. Mbese urwango rwangwa abasemite jewe aho sinaba ndufite, kuko niba wanga umwe mu bantu bakomoka muri abo basemite nawe uri umwantisemite. None se Aburahamu afite abana bagera mu 8, abana b'abahungu be ni 8. Abo bana uko ari 8 bose ni abaheburayo, imiryango ibakomokaho yose ni imiryango y'abaheburayo. Muri yo harimo yenduzwi cyane ni Midiyani, kubera ko Mose yahungiye Midiyani kwa sebukwe Yetiro. Muri bo harimo Abamidiyani, harimo imiryango igiye itandukanye, harimo Abishimayeli memo. Nyabuneka ibintu mwita antisemitisme hari igihe aba ari nabyo mufite mw'ikibazo, kubera ko kwanga Abishimayeli na antisemitisme. Ishimayeli ni umusemite, umuhungu wa Aburahamu agomba kuba ari umusemite byanze bikunze. Ishimayeli uretse no kuba umusemite ahubwo ni n'umuheburayo, kubera ko ise na Aburahamu, kandi Aburahamu akomoka kuri Peregi, Peregi ukomoka kuri Eberi, Eberi nawe ukomoka ku rubyaro rwa Shemu. Rero iyo tujya kuvangura abantu twitonde
twe gucira abantu iteka turebeye ku bisekuru byabo, kuko nitujya no kubireberamo nabyo ubwabyo bizadufata bitubuze kuvangura abantu, kubera ko n'abedomu bakomoka kuri Esawu, abo nabo ni Abaheburayo, abo nabo ni Abasemite. Ndetse yewe ni nako biri kuri iriya miryango ibiri ikomoka kuri Loti, Abamoni n'Abamowabu. Abo nabo ni Abaheburayo, abo nabo ni Abasemite. Kubera iki? Loti ni mwene Harani, Harani akaba mwene Tera, Tera akaba se wa Aburahamu, Tera akaba akomoka nyine muri urwo rubyaro Aburahamu yakomotsemo. Rero rwose Imana idufashe kumva ibi bintu, tumenye Abaheburayo ni bande, Abayuda ni bande, Abisiraheli ni bande, kandi Abasemite ni bande. Abisiraheli rero nabo bafite imiryango 10 yabuze. Uyu munsi iyo uvuze Abayuda ntukumve ko uvuze Abisiraheli, reka da, Abisiraheli ni imiryango 12. Hariya mu bwami bw'Ubuyuda hasigaye imiryango 2 gusa ivanzemo n'Abalewi bake babaga muri yo. Ariko iyo uvuze Abayuda ugahita ubashyiraho amasezerano yose y'Abisiraheli, uba wirengagije yuko Isiraheli ifite imiryango igera muri 12. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Uko niko Aburahamu yahagurutse agenda atazi aho yerekeza, ariko yizeye cyane yavuganye nawe, bimuhwanirizwa no gukiranuka. Ageze mu gihugu cy'Abanyakanani, Imana imusezeranya ko izakimuha, kikaba icy'urubyaro ruzamukomokaho, nyamara ubwo nta mwana yari afite. Maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri we riti, uwo si uzaragwa ibyawe, ahubwo uzakomoka ku rukigi rwawe niwe uzabiragwa. Aramusohokana aramubwira ati, raramureba ijuru ubari inyenyeri niba wabasha kuzibara. Ati urubyaro rwawe niko ruzangana. Nuko yizera Uwiteka abimuhwaniriza no gukiranuka. Aramubwira ati, ni jye Uwiteka wakuvaniye muri Uriya Bakarudaya kugira ngo nzakurage iki gihugu. Tekereza umunezero uwo mugabo wagendaga ari inshike ubwo Uwiteka yamubwiraga ubwinshi bw'abazamukomokaho. Icyakora nubwo Aburahamu yabyariye muri icyo gihugu, igihe cyo kukiragwa cyari kitaragera. Kuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ntiyari kwirukana Abanyakanani bene icyo gihugu yari agiye kuragwa, itabitewe n'impamvu ikomeye cyane. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo, bazakorera baho, nabo bazababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Ariko woweho uzasanga basogokuruza amahoro, uzahambwa ushaje neza. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranirwa kw'Abamori kutaruzura. Abamori bo ntago bari Abasemiti, ahubwo Abamori bari Abakamite, no kuvuga abantu bakomoka kuri Hamu, kubera ko Hamu yari se wa Kanani, Kanani akomokwaho n'amoko atandukanye harimo n'Abamori. Ariko ntago ari icyo kintu Imana yapfaga nabo, ntago Imana yapfaga nabo abo bari bo cyangwa aho bakomoka, kubera ko Imana ntago irobanura ku butoni. Ijambo rirambwira ngo nukuri menye neza yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka mwemera. Abamori rero babaye abanyabizira bikomeye cyane. Imana ibaha igihe gihagije ngo babe bakwihana. Abamori barananirana pe. Uribuka igihe Imana isezeranya Aburahamu igihugu, yaramubwiye ngo ntago mwahita mukijyamo nonaha kubera yuko icyaha cy'Abamori kitaruzura. Icyo cyaha cy'Abamori se cyari ikihe? Wibaze, icyo gihe Imana inamubwira ngo icyaha cy'Abamori ntikiruzura, haciyemo yahise imubwira yuko ubuvivi bw'abazava muri iyo
Kanani bakomoka kuri Aburahamu aribo bazaragwa icyo gihugu. Ubuvivi ni ukuvuga 4e generation ya kane uturutse kuri Aburahamu ku bazava muri Kanani, kandi abavuye Kanani bahungiye muri Egiputa n'abana ba Yakobo uko ari 12 n'imiryango yabo. Ni ukuvuga nibura hagombaga gucamo imyaka 400 uturutse ku gihe bazavira Kanani basuhukiye muri Egiputa. Iyo myaka 400 kongeraho indi Aburahamu yabaye aho ngaha akabyara Isaka, akabyara Yakobo, Yakobo akabyara abo bahungu. Iyo myaka irenga 400 yari imyaka y'amahirwe ku Bamori kugira ngo bihane bareke ibizira byabo, ahubwo aho kwihana bakongera icyaha ku kindi. Kwirukana Imana kw'Abamori ntago yapfaga nabo ko ari Abamori, oya, yapfaga nabikiho ripfa n'abantu, yapfaga nabo ibyaha byabo bitari kwihanwa. Ndetse Imana ijya kuzana imiryango ya Isiraheli ngo ize yirukana Abamori mu maso hayo, kiriya cyari nko guciraho iteka Abamori, cyari igihano nk'uko n'ubundi ku bwa Nowa, isi yo ku bwa Nowa yaciriweho iteka ikarimburwa nk'uko Isodomu n'i Gomora byagenze, na kiriya nacyo cyari nko gucirwaho iteka kw'Abamori ku bw'igicumuro cyabo. Kandi koko usomye mu byanditswe, Imana yakomezaga kwihanangiriza abana ba Isiraheli iti muramenye mutazagera muri kiriya gihugu mukabaririza imana zacyo, mukabaririza uko bakoreraga imana zabo, muramenye mutazakora nk'ibyo bakoraga kuko namwe nzabirukana. Yabibabwiye mu Gutegeka kwa 2 ibice 28, irababwira iti muramutse mukoze iby'amoko nirukanye cyangwa ngiye kwirukana imbere yanyu akora, namwe nzabirukana nk'uko nayagenje. Kubera ko Imana ntagirobanura ku butona abantu kuko ari abakamite cyangwa ari abasemite, ahubwo ireba abakiranutsi n'abanyabyaha. Yagira ngo abo bana ba Isiraheli ijyanye hariya hantu bazababera nabo batababwaho nk'ibigiye kuba ku Bamori, kuko igicumuro cyabo noneho cyari kimaze kuzura. Wasoma ushaka gusobanukirwa iby'icyo gicumuro. Abamori bari abantu bateye ubwoba. Gutegeka kwa 2:18 batubwira uburyo ngo bumviraga abapfumu, baragurishaga ibicu, bakoraga. Mu Gutegeka kwa 2:12 ho nahasomye ijambo rintera ubwoba. Haravuga ngo ikintu cyose Imana yanga ikita ikizira, Abamori bagikoreraga Imana yabo. Imana zabo zari imana zikunda ibizira, kandi noneho zikiyaranja zikabasaba ibintu byose Uwiteka yanga akabyita ibizira. Buriya mu buzima bwacu hari ibyaha hakaba n'ibizira. Ibizira Imana ntago ibyihanganira igihe kirekire. Iyo ibizira byamaze gufata place mu buzima bw'abantu, igihe cyabo cyo kurimbuka kiba kigeze. Ngo bari abantu banyuza abana babo mu muriro. Kunyuza abana mu muriro ntago ari ukubanyuzamo ngo batambuke, ahubwo babatambagamo ibitambo bakabajugunya mu muriro, abahungu babo n'abakobwa babo, abana beza Imana yiremeye, bakabajugunya mu muriro bagashya bagakongoka ari nk'ibitambo kuri izo mana zabo. Imana yihanangiriza Abisirayeli rero ngo mutazibeshya mukabaririza bene izo mana kuko namwe nazabarakarira. Ikintu kimwe cyonyine Imana yapfaga n'Abamori ni icyaha cyabo, ni ibicumuro n'ibizira bari bamaze kuzuza aho hantu. Kandi noneho Imana yerekaniye amaboko akomeye ku Bamori, kuko Bibiliya itubwira ko Abamori bari abantu bakomeye cyane b'intwari, bari abantu banini cyane bagari. Amosi niwe wabivuzeho mu bice 2 umurongo wa 9, avuga ukuntu ngo Umwamori yari umunyembaraga. Ushobora kuza kuhasoma yenda nkabiparafraza nkabivuga mu magambo atariyo, ariko Abamori bahoraga bibutsa abantu za ntwari za kera, bahoraga bibutsa abantu za ntwari zirukanwe n'ubundi mu maso y'Imana mu gihe cya Nowa, igihe hazaga umwuzure. Nabo bari abantu b'ibigango banini. Urabona umuntu akaba munini mu butambika, akaba muremure mu gihagararo, ariko Imana iberekaniraho amaboko yayo akomeye, ibirukana mu gihugu ikoresheje ubwoko buto gusa, ikoresheje ubwoko butagira amaboko, ikoresheje ubwoko busanzwe cyane. Abamori bashira imbere y'Imana, ariko nta kindi bapfaga n'Imana uretse igicumuro cyabo cyari kimaze kuzura. Nkuko yabisezeranijwe nitabasha kubeshya, umugore we Sara arasama abyara Isaka, Isaka abyara Yakobo, Yakobo abyara abasekuruza 12 b'imiryango ya Isiraheli yose. Inzara iratera basuhukira muri Egiputa, bagwirirayo cyane, bahinduka ishyanga rinini. Ibyo bihagarika Abanyegiputa umutima,
barababaza bikomeye, babakoresha uburetwa kugeza igihe Imana yabakuje y'amaboko akomeye. Mose umugaragu w'Uwiteka barangaje imbere, bagomera Uwiteka bari mu butayu, bimutera kubazerereza mu butayu imyaka 40 kugeza aho abahagurutse muri Egiputa bose babushiriyemo kubw'igicumuro. Uretse Yosuwa na Kalebu, abahamije guhamya kwiza imbere y'iteraniro ry'Abayisiraheli. Ubwo Mose umuntu w'Imana yari amaze gupfa, bambutse Yorodani bagana mu gihugu Imana yahaye sekuruza Aburahamu. Uwiteka abana nabo cyane, ndetse bagabana imisozi yo muri icyo gihugu. Ariko ntibitandukanya n'ibikorwa n'amahanga bakikije, ndetse bifuza cyane gusa nabo. Bazinuka Uwiteka wari ubabereye umwami. Ubwo Samweli yari umucamanza wabo, baramutota cyane ngo abimikire umwami nk'uko amahanga bakikije nayo afite abami. Nuko abakuru ba Isiraheli bose bahera ko baraterana, basanga Samweli Rama. Baramubwira bati, dore umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli, ubwo bavugaga bati, uduhe umwami wo kujya ducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka, maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari we banze, ahubwo n'igihe banze ngo nabo umwami wabo. Ibyo byinjiza ubu bwoko butigeze kumenya undi mwami uretse Uwiteka burangazaga imbere mu gihe gishya, ari cyo gihe cy'ubwami bwunze ubumwe. Erega wibuke ko iki kintu cy'ubwami muri Isiraheli ntago cyari igitekerezo cy'Imana, nta nubwo bwari ubushake bw'Imana. Ni kimwe mu bintu bakoze kigaragarira Imana nko kuyanga cyangwa nko kuyirwanya. Wibuke yuko intambara zose barwanye bafata igihugu bagira gute, ibyo bintu byose babikoze batagira umwami. Ariko bamaze kugera muri gakondo Imana yabahaye, batangira ibyo kwibagirwa, batangira no kwifuza no gusana y'amoko abakikije. Binginga Samweli nyine Samweli, Imana imaze kubifata nko kuyanga, iramubwira iti pa ubaha ibyo bagusabye, ariko nabo bazibonera ibyo umwami azabakorera. Kandi koko ntago ubwami bwigeze buhira Abisirayeli, kuko niryo tangiriro ryo kugwa kwabo. Batangiriye ku mwami witwa Sawuli akora ibyangwa n'Uwiteka, Uwiteka amuca ku ngoma, ingoma yiha Dawidi. Nyuma ya Dawidi hazaho Salomo. Nyuma ya Salomo bamenye ubwami butatu gusa bwunze ubumwe. Nyuma y'ubwami bwa Salomo ibintu bihinduka ibindi, ariko nta gitangaza cyari kirimo. Nubundi ibintu bitatangiriye mu bushake bw'Imana ntushobora kwizera yuko bizarangira neza. Aba bantu rero bamaze kwisabira Imana umwami pe, Imana yaretse Samweli aramubimikira, ariko bamenye ingoma 3 zonyine. Isirayeli nk'imiryango 12 yamenye ingoma 3 zonyine ku bwami bwunze ubumwe, ariyo ngoma ya Sawuli, ingoma ya Dawidi n'ingoma ya Salomo. Nyuma Salomo amaze gupfa, ibintu byose bita bishwanyuka, igihugu gihinduka ibibazo, haza intambara, haza imivurungano. Kubera iki? Iyi Mana yagombaga kubabera umwami ikabayoboza gukiranuka. Ariko mu gihe bari bamaze gushyira undi mwami hagati yabo n'Imana, hagiyemo umwami w'umuntu. Uyu mwami ashobora kuba nubaha Imana, ariko hari igihe agera akagira intege nkeya. Mu gihe cye cy'intege nkeya ashobora gukora ibintu bizabagiraho ingaruka pendant des générations et des générations. Nyuma y'ingoma ya Salomo, ubwami bwacitsemo kabiri, ibyari ishyanga rimwe bihinduka amahanga abiri. Yerobowamu umugaragu wa Salomo agomera ingoma ya Dawidi, yima mu bwami bwa ruguru bwitwa Isiraheli, umurwabwo mukuru wa Samariya, ayobokwa n'imiryango 10 y'Abayisiraheli. Naho inzu ya Yuda yanga kugomera Dawidi, iyoboka Rehobowamu mwene Salomo, umwuzukuru wa Dawidi. Ndetse n'inzu ya Benyamini igumana na Yuda, bombi bitwa Abayuda, batandukanwa na bene wabo Abayisiraheli kuva icyo gihe kugeza amagingo aya. Rehobowamu yima Yuda mu bwami bw'amajyepfo, umurwa mukuru wabwo ukaba Yerusalemu. Ibyo byinjiza ayo mahanga yombi mu gihe gishya, igihe cy'ubwami bwigabanijemo kabiri. Abayuda baba abanyamahanga ku Bisiraheli, n'Abayisiraheli baba abanyamahanga ku Bayuda.
aha rero niho noneho hari ikintu cyo kwitonderwa cyane, navuga ngo niho ruzingiye, kugira ngo buri muntu abashe gusobanukirwa itandukaniro riri hagati y'umuyuda n'umwisirayeli. Abo ni abantu babiri batandukanye kuva ku itandukana ry'ubwami. Abayuda bagiye mu majyepfo y'igihugu bakurikira ingoma ya Dawidi, ku ngoma y'igihugu cy'Ubuyuda hasimburanagaho bene Dawidi, havuyeho Rehobowamu hajyaho umwana we, gutyo ni linye Davidike yakomeje. Ariko mu majyaruguru aho Yerobowamu yajyanye imiryango 10 y'Abisirayeli, byo byarakavuyo, umugaragu akagomera shebuja, ingoma zigenda zihindura nta linye royale bigeze bagira. Noneho kubera ko byari bimaze kuba ibihugu bibiri, amahanga biratandukanye, buri shyanga rifite umwami waryo. Yego bari bagisangiye Imana imwe, yego bari bagifite imigenzi imwe bahawe na Mose, ariko mu buryo politike, mu buryo biyorganizaga, bose bari ishyanga ukwaryo, ku buryo umuyuda yari umunyamahanga ku mwisirayeli, umwisirayeli ari umunyamahanga ku muyuda. Kandi mu bintu byagiye bikosoka, icyo nticyongeye gukosoka ukundi. Ntabwo Isirayeli n'Ubuyuda byongeye kuba igihugu kimwe ukundi. Oya, Ubuyuda bwagumyemo ayo moko abiri hamwe n'Abalewi babaga ku misozi yabo. Isirayeli igumamo ayo moko 10 kugera igihe yatwariwe bunyago, nayo ntiyongere kuboneka ukundi. Impamvu numva ari ikintu kiri crucial kugisobanukirwa, ari ikintu cy'ingenzi cyane kugisobanukirwa, cyane cyane nko ku muntu ushaka gusobanukirwa iyi conflict iri hagati ya Isiraheli na Palestine. Iyo umaze kubona ukuntu ubwami bwatandukanye, mu by'ukuri abari mu majyaruguru ni bene Yakobo, n'abari mu majyepfo ni bene Yakobo. Ariko igihugu cya Kanani Imana yabasezeranije cyo ni icya bene Yakobo bose, ntago ari icya bene Yakobo babiri gusa bo mu majyepfo. Oya, niyo mpamvu Abayuda bene wabo bamaze gutwarwa bagumye iwabo, bagumye i Buyuda, hanyuma nyine ahandi hahinduka i Samariya. Ariko mu by'ukuri dukwiye kwibaza, iyo hari kuba intambara hagati y'abitwa Abayuda uyu munsi, abazanye identite ya Kiyuda, abazanye iryo zina ry'Ubuyuda, bakaza kurwanira buriya butaka bwitwa ko ari ubutaka bwasezeranijwe sekuruza Aburahamu, iyo baburwanira baba barwanira ikihe gice? Icyambere byari bikwiye kubanza kumenya ngo ni bene nde, mbese ni bene Yuda, kubera ko uko biri kose niba biyita niba ari abadesanda bakomoka kuri Yakobo, uko biri kose ni Abayuda, kuko Abisirayeli bo ntituza aho bari. Ariko noneho niba baje rero bafite izina ry'Abayuda, igice bari bakwiye gushaka ni igice cy'Ubuyuda gusa, kuko nicyo cyabo. Ikindi gice cyo ruguru bene wabo nabo bazaza bagishake, ariko igice bari bakwiye gushaka ni igice cy'Ubuyuda kigizwe n'amajyepfo y'ubwo butaka bwa Kanani Imana yabahaye. Ariko barashaka hose icyarimwe, barashaka igihugu cyose icyarimwe, yewe n'ibice bitakiri kuri Palestine uyu munsi nabyo baramutse bafashe Isirayeli yose ndahamya yuko bahita bajya kubishaka. Ariko ni ikintu cyo kwitonderwa cyane, kubera ko buri muryango wagabanya ahantu hawo, buri muryango ufite ahantu hawo wagabanye. Niba koko abantu baje baturutse mu Burayi baragiye ari Abayuda, bene Yuda na bene Benjamin, bigoye kubisobanura kuko ubwabo biyita Ashikenazi. Ni ikintu gikomeye cyane kuko Ashikenazi ni mwene Yafeti. Muri bari abahungu batatu ba Nowa dukomokaho twese, uwitwa Ashikenazi n'umwana wa Yafeti, nuwo mu rubyaro rwa Yafeti. Ukibaza ukuntu umuntu yaba uwo kwa Yafeti n'uwo kwa Shemi icyarimwe, kumva ni ibintu it just rings a bell somewhere. Ariko reka ibyo tube turetse kubyitaho, nibura twite kuri icyo kibazo cyitwa icy'ubutaka bafitanye. Niba icyo kibazo gihari bakaba bagarutse mu butaka bwarazwe sekuruza Aburahamu, nibura bari bakwiye kuza, niba baje mu izina ry'Uwiteka bari bakwiye kuza nibura bashaka gace kitwa kabo, ari bwo Buyuda, apana Isirayeli yose. Kuko ejo nibamara gufata Isirayeli yose, se Simiyoni nawe akaza. Ejo se nibamara gufata Isirayeli yose, Lewi nawe akaza, yenda Lewi we yaturaga kuri iyo misozi yabo. Nibamara kuyifata yose, Nafutali akaza, Rubeni akaza, nibamara kuyifata bene Yozefu bakaza se. Noneho niba bakeneye icyitwa ubutaka barazwe na sekuruza, mu by'ukuri
niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo tuvangure ibintu biri politike n'ibintu by'umwuka. Ibintu biri kuba ni ibintu politike kurusha uko ari iby'umwuka. Niba ari ubutaka bwa gakondo y'abasekuruza bashaka, uyu munsi bakabaye barwanira nyine ubutaka bwari bufitwe n'abayuda, ari cyo gihugu cy'ubuyuda, apana Isiraheli Kanani yose, ahubwo bagafata juste ubuyuda ubwo bitwa ko basohotsemo, ntibajye gufata ubutaka bwa bene wabo. Kuri iyi karita mubona hano, ubu ngubu nibwo bwami bwose Imana yabahaye, nibwo butaka bwa Kanani bwose Imana yabahaye uko bwanganaga, nkuko mububona muri aya mabara abiri, icyatsi na orange hasi. Noneho ubu bwami bwahoze ari ubwami bumwe kugera igihe nyine bwaciriwemo kabiri, bumaze gucibwamo kabiri, aha h'icyatsi hose niho hasigaye ubwami bwa Isiraheli. Hanyuma aha ha orange munsi niko kari agace k'ubwami bwa Yuda, ari bwo buyuda. Rero icyo mvuga ni iki, niba uyu koko ari umuryango wa Yuda na Benjamin ugarutse, agace bari bakwiye kuba barwanira nakangaka gasa orange, aha niho hantu honyine bari bakwiye kuba bari gusaba, ubundi ahasigaye bakaharekera bene wabo nabo bakazahasaba. Ariko uko tugenda dukomeza turaza kubona ko hari uburyo Imana yari yarateguye izabagaruramo, hari uburyo Imana yari yarateguye iyi miryango izagaruka kandi izaza ifite amazina ya basekuruza. Abayuda bazaza ari abayuda, aba Benjamin bazaza ari aba Benjamin, aba Nafutali bazaza ari aba Nafutali. Buri bantu bose bazaza mu izina rya sekuruza, ntago bazaza mu izina ry'andi masekuru nkuko uyu munsi twumva ngo abashikenazi, tukabona shikenazi ni mwene Yafeti, bikadushobera nyine. Ariko nuko ibihugu byari bimeze, nuko babigabanye, aka gace gatoya gusa k'ubuyuda niko gace kari gatuyemo abitwaga abayuda, aribo bari bagizwe n'ayo moko abiri, ubwoko bwa Yuda n'ubwoko bwa Benjamin, ndetse n'abarewi bari batuye mo hagati muri bo. Ibitabo by'abami ndetse n'ibyo ku ngoma birondora amateka y'abami ba Isiraheli n'ay'abami b'Ubuyuda, kandi uko umwami mushya yimye ku ruhande rumwe batubwira wari umwami ku rundi. Twafatira urugero kuri Ahabu mwene muri, umwami uzwi na benshi kubw'amateka ye na Yezebeli umugore we, ku bwa Eliya umuhanuzi w'Uwiteka muri Isiraheli. Mu mwaka wa 38 Asa umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Ahabu mwene muri yimye muri Isiraheli amara imyaka 22 ari ku ngoma ya Isiraheli atuye i Samariya. Uko niko byabaye ku ngoma zose z'abami b'Abisiraheli, uko batwaraga mu majyaruguru y'icyahoze ari Isiraheli, mu majyepfo habaga hariho indi ngoma y'abami b'Ubuyuda. Bakomeje gutwarwa n'inzu ya Dawidi, umwami uvuyeho agasimburwa n'umukomokaho. Naho muri icyo gihe muri Isiraheli ingoma ntiyagiraga nyirayo. Amaze asaga 9 yarayimaraniye, umwami yarimaga, umwe mu bagaragu bakamugomera, akamwica akamusimbura, gutyo gutyo. Mu myaka isaga 200 ubwami bw'amajyaruguru bwamaze ari bw'Isiraheli bwagize abami bangana n'abayoboye Ubuyuda mu gihe cy'imyaka 400 ubwami bwa Yuda bwamaze, kuva kuri Rehobowamu ukagera kuri Sedekiya umwami wa nyuma w'Ubuyuda. Ibyaha bimaze gukabya muri Isiraheli, Samariya yuzuye ibigirwamana, Imana ivugira mu kanwa ka Yesaya umuhanuzi Buyuda iti, wenda igisate kinunu cyandikisheho ikaramu y'umuntu uti, Maherishalari-Hashibazi, nanjye nzishakira abagabo biringirwa, Uriya n'umutambyi na Zekariya mwene Yeberekiya. Nuko njya kumuhanuza Saminda, abyara umwana w'umuhungu. Uwiteka herako arambwira ati, mwite Maherishalari-Hashibazi, kuko uwo mwana ataramenya kuvuga ati data cyangwa mama. Ubutunzi bw'i Damasiko n'iminyago y'i Samariya bizajyanwaho iminyago n'umwami wa Ashuri. Yongera kungamo nanone ivugiye muri Yesaya iti, none se ku munsi w'amakuba no kwirimbura rizaturuka kure muzamera mute? Muzahungira kuri nde ngo abakize, kandi icyubahiro cyawe uzagisigahe? Bazacishwa bugufi babe hasi y'imbohe, kandi bazangwa babe munsi y'intumbi. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Ashuri hahanurirwa ko hazahanwa,
Ashuri niyo ngegene y'umujinya wanjye, kandi inkoni yitwaje niyo burakari bwanjye. Ndetse uwo munsi iteguza Ubuyuda ko ibihanuriwe bene wabo b'Abayisiraheli nibatihana nta kabuza bizaba no ku Bayuda. Ibyo nagiriye i Samariya n'ibigirwamana byaho sinzabigira i Yerusalemu n'ibigirwamana byaho. Umuhanuzi Hoseya kimwe na Yesaya yabayeho mu gihe cy'ubwo bwami bwombi, ndetse igitabo cya Hoseya cyose gihanura iherezo ry'ubwami bwa Isiraheli ubwari bwariyomoye ku nzu ya Dawidi, ndetse no kuzongera kugarukira Uwiteka bagateranirizwa ku mwami wabo Dawidi. Kuko Abayisiraheli bazamara iminsi myinshi badafite umwami cyangwa igikomangoma cyangwa igitambo, habe n'inkingi cyangwa efodi na terafimu. Hanyuma Abayisiraheli bazagaruka bashaka Uwiteka Imana yabo n'umwami wabo Dawidi, bazasanga Uwiteka n'ineza ye, mu minsi y'imperuka bazamushaka bamwubashye. Ariko Abayisiraheli nibakwihana, Uwiteka asohoza iteka yabaciriyeho ubuhanuzi bwa Hoseya bubasohoreraho, kandi kuva kuri Hoseya mwene Era umwami wa nyuma w'Abayisiraheli kugeza magingo aya nta mwami nta gikomangoma cyongeye kuba mu Bisiraheli kugeza igihe bazagarurirwamo mu minsi y'imperuka. Iherezo ry'ubwo bwami turisanga mu gitabo cy'Abami ba mbere igice cyacyo cya 17, ubwo Shalumaneseri umwami wa Ashuri yateraga Isiraheli akahanesha, ndetse akanyaga Abayisiraheli bose, akabasimbuza abaturage b'abanyamahanga bavuye mu mahanga atandukanye abatuza muri Isiraheli. Urwo ruvangitirane rw'abanyamahanga nirwo rwavuyemo Abasamariya. Nuko Uwiteka yanga urubyaro rw'Abayisiraheli rwose, arababurabuza, abahana mu maboko y'abanyazi kugeza ubwo yabaciye imbere ye. Kuko yatanyuye Abayisiraheli ku nzu ya Dawidi bakiyimikira Yerobowamu mwene Nebati, maze Yerobowamu abuza Abayisiraheli gukurikira Uwiteka, abahata gukora icyaha gikomeye. Abayisiraheli bagendera mu byaha Yerobowamu yakoraga byose ntibabireka, kugeza ubwo Uwiteka yakuye Abayisiraheli imbere ye nk'uko yabivugiye mu bagaragu be b'abahanuzi bose. Uko niko Abayisiraheli bakuwe mu gihugu cyabo bakajyanwa muri Ashuri na bugingo n'ubu. Hanyuma umwami wa Ashuri yimura abantu i Babuloni n'Ikuta n'Yawa n'Hamati n'Seravayimu, abatuza mu midugudu y'i Samariya mu byimbo by'Abayisiraheli. Baraza bahindura i Samariya baguma mu midugudu yaho. Igiteye agahinda n'ubwo i Buyuda babonye ibyo byose ntibyababera akabarore ngo bahindukire, ahubwo Imana imara indi myaka 200 nyuma yo kujyanwa bunyago kw'Abayisiraheli igoragoza Abayuda ngo bihane, baranga bakomeza kugoma. Imana ibahagurukiriza Yeremiya ababwira ibyo kwihana bakagarukira Uwiteka, kuko ibyaha byari bimaze gukabya kugwira. Ariko aho kumwumvira baramufata, baramukubita, baramuboha, bamugirira inabi nyinshi. Yeremiya ahanurira ubwo bwoko ko bugiye kujyanwa i Babuloni ari imbohe, bakazamara imyaka 70 nyuma bakazagaruka i Yerusalemu. Mu mwaka wa 9 wa Sedekiya umwami w'Ubuyuda, mu kwezi kwa 10, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yaje azanye n'ingabo ze zose, atera Yerusalemu arahakuba. Mu gihe kingana n'imyaka 3 Yerusalemu yaragoswe, inzara iba nyinshi mu murwa. Ingabo z'Abakarudaya zirabatera, ibintu byo mu nzu y'Uwiteka birasahurwa, urusengero ruratwikwa, umurwa uhinduka amatongo, Abayuda bose batwarwa bunyago. Umutware w'abarinzi ategeka ko basigaza y'abantu b'abatindi, hanyuma y'abandi bazasigara bicira inzabibu. Nuko mu kwezi kwa 3 ku munsi wa 7 wako, ari wo mwaka wa 19 wo ku ngoma y'umwami Nebukadinezari umwami w'i Babuloni, Nebuzaradani umutware w'abarinzi umugaragu w'umwami w'i Babuloni yaje i Yerusalemu. Ageze yatwika inzu y'Uwiteka n'inzu y'umwami n'amazu yose y'i Yerusalemu arayatwika. Maze ingabo z'Abakarudaya zose zari kumwe n'umutware w'abarinzi zisenya inkike z'i Yerusalemu impande zose. Bukeye abantu bari basigaye mu murwa n'abari bakeje umwami w'i Babuloni na rubanda rusigaye, abo Nebuzaradani umutware w'abarinzi abajyana ari imbohe. Ariko uwo mutware w'abarinzi ahasiga abantu baho b'abatindi, hanyuma y'abandi kujya bicira inzabibu bagahinga. Kandi inkingi z'imiringa zari mu nzu y'Uwiteka n'ibitereko n'igikarabiro kidendeje cy'umuringa cyari mu nzu y'Uwiteka, Abakarudaya barabimenagura bajyana imiringa yabyo i Babuloni. Nubwo iryo ritabaye iherezo ry'Ubuyuda ku Bayuda,
nk'uko byagendekeye imiryango y'Abayisiraheli bene wabo, ariko ryabaye iherezo ry'ubwami mu Bayuda. Ingoma ya Dawidi niyongeye kuzungurwa ukundi kugeza ubwo Imana izagarura ubwami muri Isiraheli, igateraniriza ayo mazu yombi ku mwami umwe, nk'uko Uwiteka yabihamirije mu kanwa ka Ezekiyeli umuntu w'Imana ati, maze ubabwire uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, dore ngiye kuvana Abayisiraheli mu mahanga bagiyemo, mbateranirize hamwe baturutse impande zose, maze mbazane mu gihugu cyabo bwite. Nzabagira ubwoko bumwe mu gihugu ku misozi ya Isiraheli, kandi umwami umwe niwe uzaba umwami ubategeka bose. Ntabwo bazongera kuba amoko abiri ukundi, kandi ntabwo bazongera gutandukanywa ngo babe ibihugu bibiri ukundi. Ntabwo bazongera kwiyandurisha ibigirwamana byabo cyangwa ibizira byabo cyangwa ibicumuro byabo byose, ahubwo nzabarokorera mu buturo bwabo bwose ubwo bakoreyemo ibyaha, maze mbeze nabo bazaba ubwoko bwanjye, nanjye mba Imana yabo. Kandi umugaragu wanjye Dawidi azaba umwami wabo, bose bafite umwungeri umwe. Bazagendera no mu mategeko yanjye, bakomeze amateka yanjye kandi bayakurikize. Bazaba mu gihugu nahaye umugaragu wanjye Yakobo, icyo basogokuruza bahozemo, nicyo bazabamo wa n'abana babo n'abuzukuru babo iteka ryose. Kandi Dawidi umugaragu wanjye azaba umwami wabo iteka ryose. No mu bunyage Uwiteka yakurikiranye ubu bwoko. Ezekiyeli wari kumwe n'abajyanywe ari imbohe yahanuriye ubwo bwoko byinshi muri ubwo bunyage, ndetse na Daniel umuntu w'Imana yari i Babuloni ahanura. Iteka yabibabwiye niko byagiye bibabaho neza neza. Abisirayeli banze kwihana, haza Shalumaneseri umwami wa Shuri arabatwara, bagenda bagiye kugeza ubwo Uwiteka azongera kugarurira ubwoko bwe no kubwiteranyirizaho. Abayuda batihannye, Uwiteka bahugurukiriza umwami w'i Babuloni, nawe arabatwara. Cyakora bo bagezeyo bagira umugisha wo kujyana n'abantu b'Imana, kuko aho bari kumwe na Ezekiyeli, aho bari kumwe na Daniel umugabo ukundwa. Ijambo rirambwira ngo iyo myaka 70 ishize niho Daniel yasomye igitabo cya Yeremiya, abona yuko bwa buhanuzi bahanuriwe igihe bazamara i Babuloni cyarangiye, yingingira Imana kubagarura. Bisohoza neza ubuhanuzi umuntu w'Imana Mose yari yarabahaye. Reka yenda mpasome. Nifuzaga gusoma imirongo imwe n'imwe mu gutegeka kwa 2:28, ibyo Imana yari yarababwiye uburyo niramuka ibatatanyije bakajya mu mahanga menshi, bazabera y'abakene, bakabera y'ubuzima bubi cyane muri ayo mahanga, ngo ntibazigera bahagirira amahoro. Icya kabiri, ngo n'abazaba bari mu igihugu kizatwarwa n'abanyamahanga, noneho ahubwo basigare ari bo batindi bo mu bantu muri abo banyamahanga batuye mu gihugu cyabo. Nukuvuga uyu munsi mu gihe Imana itaragarura imiryango 12 yose y'Abisirayeli, byanze bikunze ijambo Yesu yavuze ngo Yerusalemu izasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Na n'ubu iryo jambo turacyaririmo. Abitwa ko ari urubyaro rwa Yakobo mbarwa bake cyane, kuko ubwo buhanuzi bwo mu gutegeka kwa 2 Mose anabibabwiraho yuko bazasigara ari bake cyane, ngo nubwo banganaga n'inyenyeri zo mu kirere. Hanyuma ariko arababwira muri gutegeka kwa 2 igice cya 30, ababwira ijambo ryiza nibaramuka bari muri ayo mahanga. Reka mpere ku murongo wa mbere. Arababwira ngo ibyo byose nibimara kukubaho, umugisha n'umuvumo nagushyize imbere ukabyibukira mu mahanga yose Uwiteka Imana izaba yarakwirukaniyemo, ukagarukira Uwiteka Imana yawe ukayumvira, ugakora ibyo ngutegetse uyu munsi byose, wowe n'abana bawe, ubikoresha umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose, Uwiteka Imana yawe izagarura abawe bajyanywe ari imbohe, ikubabarira isubire guteranya abawe ibakuye mu mahanga yose Uwiteka Imana yawe izaba yarabatatanirijemo. Niba abirukanywe bawe bazaba ku mpera y'isi, niho Imana yanyu izabakura ngo ibateranye, niho izabatarura, n'ibindi byinshi bikurikiyeho. Imana yasezeranije ubu bwoko yuko izabugarura niburamuka buyibukiye mu mahanga ayo bwagiyemo. Abisirayeli baratatanye, ntitwakongera kumenya amakuru yabo, ariko Abayuda imaze kubajyana i Babuloni, bamaze gutatanira i Babuloni,
kujyanwa i Babuloni ari imbohe. Nyuma y'imyaka 70 bongera kwibuka Uwiteka. Nyuma y'imyaka 70 Daniyeli yongera guhaguruka asenga mu izina rya bene wabo. Imana ibagirira ubuntu, ibahagurukiriza abagabo nkuko n'ubundi bagiye mu byiciro bitatu bakurwa i Yerusalemu, niko bongeye guhaguruka i Babuloni mu byiciro bitatu bagaruka i Yerusalemu. Abambere bazanye na Zerubabeli baza kubaka urusengero, abakabiri bazana na Ezira wari umwanditsi n'umutambyi, baza kongera kuvugurura amategeko no kwibutsa abantu amategeko no kubibutsa iby'ubutambyi n'uburyo Imana ikorerwa. Abagatatu baza kuzazana na Nehemiya ubwo bari baje gusana inkike z'i Yerusalemu zasenyutse. Ariko bene data, abo bantu icyatumye bagaruka nuko bumviye iby'iri jambo bibukira Uwiteka aho yabatatanirije. Mu by'ukuri kuzongera guteranywa kw'Abisiraheli bose bihuye n'ijambo rivuga ko bagomba kubanza kwihana, nta kugaruka hatariho kwihana. Kandi tuzi yuko nta wundi agakiza kabonerwamo atari Kristo Yesu, kuko uwo nguwo ijambo ry'Imana rirambwira ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwahishuwe, ngo butwigisha kureka kutubaha Imana n'ibindi bikurikiraho. Ariko ubwo buntu bubonerwa muri Kristo Yesu. Nyuma yuko buhishurwa, butarahishurwa abantu bashoboraga gukizwa n'amategeko, ariko aho bwahishuriwe ikintu kizafasha Abisiraheli kongera guteranwa n'ukwakira ubwo buntu bw'Imana bwahishuwe. Erega na Yesu yarabibabwiye, abonye uburyo birirwa bamurojeta arababwira ati nukuri ndababwira yuko mutazongera kumbona kugeza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Kuzateranwa kw'Abisiraheli kurahari koko, ariko ntago abahagurutse bose bagiye muri Isiraheli tuzajya tuvuga ngo barateranyijwe. Bateranyijwe bate batihannye? Bateranyijwe bate batarokonesheje umwami w'ubugingo bwabo? Bateranijwe bate hatabanje iki kintu cyo gusukwaho umutima w'imbabazi uwo bahanuriwe n'umuhanuzi Yeremiya? Bafite uburyo bagomba gutahamo, niba uburyo bagomba kugendamo byaragenze uko Uwiteka yari yarabivuze, akababwira ati nibigenda gutya nzabirukana mu maso yanjye. Nuko rero no kugaruka kwabo bigomba kugenda uko byavuzwe n'Uwiteka, akavuga ati nibigenda bitya nibwo nzongera nkabagarura nkabasubiza muri gakondo yanyu. Ubwo Yerusalemu yongeraga kubakwa, amategeko n'amateka y'Imana bikigishwa bavuye mu bunyage bw'i Babuloni ndetse n'inkike zigasanwa, byari umunezero ku Bayuda. Abari baramanitse inanga zabo ku migezi y'i Babuloni bongeye kuzicurangira i Siyoni mu marembo y'i Yerusalemu no mu bikari by'inzu y'Uwiteka. Nubwo Abayuda batashye ariko ntibongeye kuba ubwami ukundi, ahubwo bari intara y'ubwami bwa Peresi, kuko ubwo ubuhanuzi bwa Daniyeli umwe mu banyagano b'Abayuda bajyanye i Babuloni na Nebukadinezari bwari bwaratangiye gusohora. Ingoma ya Nebukadinezari yagabanywe n'Abamedi n'Abaperesi Nkuko yabihanuye. Ubwo Imana yaciragaho iteka ingoma ya Berushazari mwene Nebukadinezari igihe yasangiraga n'abatware be bakanywera mu bintu by'urusengero ibyo se Nebukadinezari yazanye i Yerusalemu. Mene Tekeli Ufarisini. Mene bisobanurwa ngo Imana ibaza imyaka umaze ku ngoma ishyiraho iherezo. Tekeli bisobanurwa ngo wapimwe mu bipimo ugaragara kudashyitse. Kandi Peresi bisobanurwa ngo ubwami bwawe buragabwe, buhawe Abamedi n'Abaperesi. Mbese amaherezo y'ubwo bwoko yaje kuba yahe? Bene wabo b'Abayisiraheli barengeye he? Amateka yabo bagarutse Yudaya yabaye ayahe? Ntuzacikwe n'igice cya kabiri cy'uruhererekane rw'ibiganda Isiraheli 5, aho tukiri kuvuga kuri Isiraheli ya mbere ikubiyemo amateka y'imiryango 12 y'Abayisiraheli kuva ku ivuka ryayo kugeza magingo aya.